inzu subisizemo niyawe ariko sinzi warayibatse wowe uswe bwagira ngo wishyuye umufundi wishyuye umuyede wishyuye umusharfasi waguze wicyo cy'umusumari waguze iki wowe ku buryo wumva mu meza inzu uje yuzuye uranje utangiye kumagata nginzo ndagiye ejo nzohereza umutaximeni azaza twari ibintu byaje bitazabimuhereza ikindi kibazo bitagiki Marie Brico yabona ndagiye kandi nzaga ubishye mu twete bisukure yawe kuvuga ujye uncungi ujye umbwira amakuru yose ni gutegura imitegurira ukuntu usa ntabwo nakuzanira ibintu bisa nabi shaka nkoremo n'ukanga ko udasanga bariye ahubwo uyu munsi nizere ko uri buzuzanye umugabo nawe kuko ntabwo bibaho wese kandi ntabwo wabinkora umugabo ukuntu usa ugomba kuzuzanye na fiyanse ntabwo byoroshye nakerewe shaka urumva dote yari yarabaye ngiye muri reception niraye none amasaha yamfashe Kintu uzi kwirirwa wangatwa imitsi yanjye imitsi yawe haryo koraye madame nako ni imitsi umugabo wawe of course gusa njye ntabwo ari musaza wanjye hakurya tunga muri uru rwa mukobwa wajuje usiko wiyemeje c'est comme on usigaye ufite confidence twe confidence kudukura usigaye umpagarira mu kanwa ukambuza kuvuga wow ako nshaka iki nzakigukora ariko undi nk'amahoro tuvugane gato akwemera neza ibintu nakubwiye kenshi ko tunabikunda ariko wagira ureka kugerageza kwihangana kwanjye mu by'ukuri ntwize wagira ureka kugerageza kwihangana kwanjye ese ubundi hano twaye imiki ubundi sugiye aho ngiye sarakureba wowe urancunga wowe mu byo ushinzwe nanjye ndimo mu byo ushinzwe muri urwo nanjye ndimo hari ubwo kwa kwabonye ko umusaza wanjye wamurangije wamuhinduye ubu nanjye n'ubwenge butakiri ku murongo basigaye rero umuhagarara hejuru ukamagara hejuru hari ibintu bibiri nshaka tuvugana ibi bibiri urazi mpamvu hano kanigere mu bukwe hanyuma igirayo nkakwirika tugendanamo neza nudashaka ahandi uca noneho nanjye simba hano amahoro nkigendera okay kamashake reka nkomeze nkorohere sibyo takoze itangaza bashyizemo ubutoki bwe yatezanjye arazandushe ushobora ntugende nkureberamo sorry ntabwo umureti wawe muri nuko yampagaze hejuru hangana ubundi sibyo ahubwo se ndebera ndabifunze neza imisatsi oya imeze neza urasa neza ishajemo gakeya ntabwo ari cyane uzi ukuntu usa ntakwishire mubi genda ubanguke hangane uburyo utarakora kubwira amakuru sawa sawa Gumu James Sikubona ndega mbona muri filme ubonye live ukora umutindi ubonye live ubusumereye cyo amazi iyi myenda nayo nkwaye ni yawe izo nkweto nambaye ni zawe ishakoshi ni yawe kurya amazi biva umugezi igihe cyo gusabwa rifata kimenaho amazi
umuntu w'inkumi ugeze igihe cyo kubaka uri umugome uziko yimennyeho amazi ngabese rero nana mukutana mu maso yawe aho bigeze byo ndumva ntabwo ase bite byanyu bigenze bite nta n'isoni reba ukuntu amenyeho amazi ko nagize nanigendeye reba ukuntu nagize urugiye sahu nigire mu bukwe uziko nanti ibi bintu umugani wawe nabiraga muri filime umuntu ungana nkawe afasha amazi dore avamye ya kuri robine munayimenyeho noneho ndebe ko atagusora muri iyi ahubwo se mbwira sister bwawe buracuramye sister warugiye mu buhe buko buri umaze igihe kingana gute utoga ku buryo wumva ukeneye koga wimenyeho amazi iyo ujya muri dushe yigeze akubwira ko ari bujye mu buko ntabyo yambwiye gusaba uruhushya uze si madame erega n'uyu ni nyiruruko ariko cyakoze wigeze umusaba uruhusha ndumva nagufata akwiza amahirwe nuko ahari umva sister ndikuba gukubitira mu maso ye induru yanyu igiye maze kwirambira genda narakubwiye nutanyubahira umugore rutuko wagenda shabyarata twumvikane pe urazi amplis urenza ujya mu buko utanambwiye ntunamusaba uruhusha ngo njyane kuki utamwatsa uruhusha akubundi wowe yaguhaye yakarabye hamiki hamiki uririmba ubundi hamiki ibiki uvuga ibiki mayi abundi yabiguhaye muki hari usigaye udashobotse ntabwo ngiye gusaba uyu muntu uruhushya njyewe nuze se umugore wawe umugore se mwarasezeranye babarera ugenda ufata imyenda yawe utekereje uri umugore wawe ugomba kubyakira ukabyumva umugore cyangwa bikakwinjira wabyumva nabi wabyumva neza uzabyakira babarira ugende ufata imyenda ube ugiye kwa mama umbabarire ngiye niyubakira urubaka se urahari aho bigeze ngenda birambiwe urubatse uri kubona urwo ni umugore umugore tugiye akamena aho muri mukazi w'amazi ibase y'amazi gutya nigire mu nuze wagiye ucisha amagi trust me niwe uyimenyeho ariyimenyeho rigangaze kumbesera ndabizi ntago agushaka ariko hano ni iwanjye ntabwo ntegeka iwanjye numva nabiturushye ntabwo ntegeka iwanjye ku buryo uzajya usaza ucibitekereza mu matwi yawe mbabarira rero ugenda ufata imyenda uba ugiye kwa mama mbabarira banze nduhuke nanjye ntabwo nzajya mpora nza guhosha intambara zanyu za musaza wanjye anyirukana nese wagenjeje makeya ukitonda aho anyirukana witonze wabana n'abantu it's okay sibyo ndaje yewe ntabwo nkwirukanye banza ugende mu rugo witekerezeho kwanjye ndabwiye ngo ndaje nta kibazo it's okay ndaje reka ngende guhamagara rwose umva reka ndaje nyakure ntara mu rushaka ariko se ibintu kweri bizarangira ryari Biba avomye amazi hariya mbona yimenyeho ngo ntago ngashaka yuko mba muri uru rugo ngagiye ngo noneho ngo kubikwereka neza ngo yuko nyamumenyeho ubwo ni ya mitwe gato ngo ni ibasa ni imitwe yiwe nyine ariko nawe ujye umenya ko atagushaka nta kuntu ntagira mana nyagasani acunze dore nsohotse impagaze hariya ahita yimenaho ngwino reka ndebe ngiye mu kugishaho gato umva ndagiye ku kuzimu kwenda ko yasigiye pe gusa nyine mbaye zamenyere musaza wanjye sibyo aho ntabwo nsiga hano oya urabona wasigara uriya mukobwa yazanyica iyo shitani yanyiye shawe ntacyo azagutwara mu bintu azira njyewe umunsi wa mbere zano yambwiye ko azanyiyicira sha ni amagambo urakatajya ubusutwa umva nkubwire ndagiye sibyo wowe ukagenda ukansigaho sharika ibyo ngibyo oya shabyo uri mu kazi nase ko ubizi ko waguhemba neza amafaranga ukorera se n'ubuzima bwanjye n'iki kibuki yabyihoreye ntacyo azagutwara garura n'umuntu kandi yarabimbwiye ko azanyica n'umunwa umva ahubwo nkubwire ndagiye ejo rero nako ntwaye igikapu kimutwe na dutoya ngiye kugenda kwa mushuti wanjye Josi urumva ejo nzayiga apartment njya kubamo sibyo noneho nimara kubona ahantu njya kuba nzahita nkubwira nzataroze mu taxi menaze umumpera ibintu byanjye ariko nazo nzahita oya sha wigenda ahubwo mva nkubwire de uca kunkorera sibyo mbabarira ukabyara ujye undebera ubuzima bwose bwahangaha kuko ndi gutekereza ko ashaka kuba yashaka kwimura kuri ngiye kugira ngo ngende abone ukuntu agaragaza agati musaza wanjye sibyo none icyo ugiye sheri kugiye kurira se oya kusharika ibyo ngibyo nta kintu yagutwara musaza wawe barakundanye ariko bakundana hehe urataramugirize zenge wowe ibyo ntabyo nzi icyo nzi cyo barakundanye none se ko wari umuzi ko waje ahangaha tubana urabona ko akimeze ubu kumuzi James ari gufata umwanzi wo kuvuga ngo nisoke muri urugo
irashitana itaraza twatubaye neza wowe humurega wowe uri umukozi wowe uri mu kazi nta kibazo nubona ngiye uvuga ko batakwica nta kintu yagutwara wowe uri kunarakanebwe katazi no kwisukira amazi yo koga urumva yakwirukana se agakoropinza akoze ibyombo ntabwo wowe nta kintu yagutwara umubiri yarigiye ahubwo ikintu uzankora kimwe sibyo nubona ibintu ari gukora birenze uzahituma amagara sibyo nubwo ngiye ariko nzagaruka ntugire ngo ngiye birarangiye nzagaruka pe sibyo ahubwo baye fata sheri shayangane hangane ni ikibazo pe hangane ariko nzagaruka n'uri ikibazo sibyo gusa amakuru yose any information ujye utuma amagara sibyo rwose ubu reba sindagiye nta kibazo ngufiteho ko numva uri gutanga amabwirizwa hano ni iwawe byarangiye urugo ari urwanjye byarangiye wanyirukanye ndagiye sibyo nta n'ikibazo ngufiteho ndabizi ko utanyanga ndabizi ko nkunda nawe si wowe nawe rero nubwo ngiye nzagaruka yewe icyo ushaka ntabwo mbese ibintu nabyo kandi birara hejuru uza uryama kwa kwintu byagiye uranga inzu subisizemo ni yawe ariko sinzi warayibatse wowe uswe bwagira ngo wowe wishyuye umufundi wishyuye umuyede wishyuye umusharwasi waguze ikiro cy'umusumari waguze iki wowe ku buryo wumva ngo meza inzu uje yuzuye uranje utangiye kumagata ng'inzu ndagiye ejo nzohereza umutaximeni azaza atwara ibintu bya Jebe tazabimuhereza iki kibazo ufite n'iki Maria Brico yabona ndagiye kandi nzaza ujye mu kwete bisukuru yawe kuvuga ujye uncungi ujye umbwira amakuru yose wenda umuntu yagira amahoro cyambere ndagitsinze ngiye guhangana nawe uri bugiye kumbona James oui ni ibiki sinakubwiye ngo jya unyitaba wanangizeho kuko uzanye amazi yo kunywa ukayatereka gutyo uba utegereje yuko nkubwira ngo nsukira nyine ni ngombwa kukubwiriza ku myaka yawe ufite utegereje ko ikintu cyose nzabikubwiriza nsukira amazi yo kunywa seri nsukira amazi ibintu byoroshye sori ntabwo wayisukira tugiye guterana amagambo mu rugo rwanjye ko nyine mba mbona ari ibintu byoroshye use ubundi se ahubwo se wowe bigutwara iki mbona rindi mu bindi hariya sori ntabwo wayisukira ya myenda nabaye mu gisaje mbese imyenda nta myenda nagusoreye ngo umesere wasanga se sheri mbese imyenda kandi umukozi ahari kweri Fine, jya kuzana amazi unyuze ibirenge jya kuzana amazi unyuze ibirenge amazi ihute se nigeza hino naza kuvunika ese kuki kamufashe nacyo duterura amazi tereka nshaka nza ngakuramo nkumva niba ashyushye
sorry nakoramo nkahita mfungana sinzi ko ndwara amasinizite nyumvira niba amazi ashyushye nyumvira niba ayo mazi ashyushye agashyushye so uzi ko ndi bwoga amazi akonje yego nagashyushye nakubwiye ngo iki ubundi sibyo nanga nibyo nkundura byo sumbwiye ngo mwumvire turi ntagashyushye ubona harashyushye agashyushye se wumva urumva harashyushye fatire sumanagure ngiyo nganye managura agira vuba vuba ngwanagure we wimvugisha amagambo menshi hano ari gusore muri iyi nzu nta n'isoni asohora mu nzu kubera iki ariko noneho iyi ni komedi yibereye iwanjye ese kubera iki usohora mu nzu kandi ese ubu ni nkubaze ese niwambiye umukarabye birenge ntabwo njya noga amazi akonje ubu ndakubabariye indi nshuro azatuma ikosa risubira nkubwiye ngo iki ntabwo nzongera kugira ute kuzana amazi kunzanira amazi akonje ndakubabariye n'inshuro ya mbere n'iya nyuma ntuzongere gukorera ikosa sibyo irihe kosa none njye noga amazi akonje inshingano zawe niziye muri uru rugo kumenya ibyo nanga n'ibyo nkunda musa umuriro iyo wabuze nitwoga konje kuki utafatisha imbabura se ngucana amakara nkubwiye ngo iki ntabwo bizongera ibiki nkubujije kutazongera iki kora amakosa ako nkumenye hayo mazi ni kuri buhumuke gukora ayahe makosa nyine na ayahe makosa nkubujije nyine ibyo nakoze nyine utashakaga ndakubwiye ngo ntuzongere na rimwe kuntegurira amazi akonje ubishyira no mu mutwe wawe mu gitondo njye nsanga watetse icyuma amazi yamaze gushyuha kare suza amasaha mbyukira mu cyumba wasashe hajye nyibutse nakubwiye ko uyu munsi ufite ya gahunda ari mugoroba ntabwo nyibuka kandi nakubwiye ko ugomba kujya unyibutsa gahunda z'umunsi ntabwo uyibuka gutya nzajya mbyibuka ese ntabwo asubizeyo yajyana uzungurire masaje eh yajyane uzungurire masaje ariko si uri ikisazi uri igiki nibagiye isano uyijyana isuka garuka ukayitwara byari kugutwara iki utanzengurutse imbere ngo bakubone umva ubwenge ibintu mwakoze na mushiki wawe muraje mu mbone ataranyandika iyi nzu gira vubuze ubwo uri he mubwise ko ugiye kunkorera iki zana imisego ushyire hano none nyagasani waretse kuvugisha amagambo menshi waretse kunsaza waretse kumfatanya n'ibibazo mfite isego ntabwo irumva nakubwiye ngo iki ntabwo nakubwiye ngo ujye kuyikura muri direki nawe unayijyanye nimugoroba ntabwo wagiyeyo wawe gakiza ubuteni wakoraga iki hano uzi ibyo wambwiye ibihe n'ibihe ibihe n'ibihe ntabwo mbyibuka hariya ngo ukorere iki uziko ndi kumva umutwe ese sheri mbwira ikintu ngukorera ndashaka kunkorera gira vuba hano iyo ushaka kubabaza
ushaka kunsaza ngagira vuba umva imitsi iri kundya pe gira vuba ibise n'ibiki ukoze sinuri kunsuhuza Nimbwira sheri nge nagushaka. Genda kubwiye ngo masi ukuboko kwanjye. Wowe uri kunsuhuza. Nye ntabwo nari numvishe. Hold. Gira witonze. Ne sanangiranye. Gira witonze winkanda kana wikanda ibijumba we. Gira vuba. Muse sheri wavunitse. Bakanda umuntu agize ikibazo. Sebite. Ntabwo uzi kumasa umuntu. Oh, first kuramo iki gikoma. Gira vuba. Kuramo batese. Ntabwo rero wajya gubinyambika ejo bundi. Ubu nyine ntabwo uzi ukuntu bakuramo igikoma. Gira vuba. Ni cyanjye. Nubwo nyine nubabara. Yesu mwana. We. Njye nkubwira ibintu nyumvi. Kuramo vuba vuba kano gakoma. Nyine nubabara nyine. Uri kunyica. Se Bibi wabaye iki? Ntabwo uzi ukuntu wafungura iki gikoma mu manda ukagikuramo. Reka basinzane ka gasabune. Garuka hano gato. Isabune y'iki? Nyine nidusiga hano. Iranyerera nyine karavamo neza. Musese byo. Okay fine. Ifata gutya hano naha use nutagaranya. Tagaranya nibiki? Ako wica. Ngire gutya. Uriko n'amagambo amugishije. Yes, gutyo. Good boy. Kari kose. Musi abiriya. Oya, gira hano gusa. Nta kibazo birabaye. Ngangirira nkurira massage. Icara hano. Musubizemo. Massage. Icara. Hasi ndakwira. Icara hano. Icara hano umase. Senda masa yombi. I'm not your mom. Winyirebeshwa gutyo nteri mubi. Gira vuba. Masa. Senda waretse ngahita nkamba kimeta. Sibyo sheri. Mu masa. Ngo naritse ugahita unyambika iki? Nyine yagize gutya. Kanumva nahita nkamba kimeta. Ariko tukiri aho tuzajya mu murenge ryari? Ntabwo mbizi. Sheri myiza. Sheri ntabwo mbizi. Tuzajya mu murenge ryari gusezerana nyine tukava mu mitungo. Tubaga imitungo? Yewe mitungo. Nyine sesi njye nawe dukundana already turana abantu nyine tukajya mu murenge bakadusezeranya urabyumva ute? Shema nje ntabwo nkunda. Ntabwo mbizi. Mva mu maso vuba ujya gusasa mu cyumba. Gira vuba. Imbere mva mu maso. Ihute se. Halo. Oui. Shaderi ko wagiye ntugaruke. Oya sha nagize akazi kenshi mwana biteze. Ibintu hano bimeze nabi. Simfite n'uwo ndegerana ikibazo pe. Gahunda yapize pese nyirankuzi. Njyewe nta kintu antwaye ubu turi inshuti turawubanye ni inshuti yanjye. Ariko uzi ibintu byabaye kuri boss. Byenze gutese mana yabashye. Uzi ko ari usigaye ankoropera. Oya ntumbwire. Boss ni usigaye akoropa. Yesuwe. Mu gitondo iyo babyutse arabanza akamuhoza ibirenge. N'icyo ashaka kurya ni wabwira ngo ujya kuntekera.
mbese baramuyobora uko bishakiye. Yaramurangije. Umva none se we uzagaruka ryari? Ubuse ndabigenza gute? Umva se mva mubwire. None se niryari azaba ari mu rugo wenyine uwo mugore adahari byibuze ngo nzaze? Ariko urazi nahoze mwumva avuga ngo ejo afite gahunda, sinzi ibintu azajyamo ngo by'abasirimu ngo niba byitwa spa kandi azajyayo nyuma ya saa sita. None umva mubwire ikintu ngiye gukora numva? Yego. Ubu none hangiye gutamagara pasiteri wanjye, shama umukozi w'Imana penda mwiza. Uragira ngo azanyice nta nubwo uzaza wenyine? Umva mubwire jewe ngiye kuzazana pasiteri wanjye tuza aho ngaho ejo saa 11 tuzaba mpageze. Ibintu byo kuzana pasiteri ko bizankoraho. Ubwo ibyo bintu si bizankoraho nimba kingurira noneho mwazanye muri babiri. Oya humura ntabwo uzavuga ko twije arabizi ko nanjye ngira amahane. Uzavuga ko nahise musiri kukitura hasi. Yego ko. Uzavuga ko agakingura nkahita nicira washaka kuvuga nkanagukubita. Wewe ntugire ikibazo kandi arabizi ko yagiye ataha ijoro. Umuzi se ko bigize nabi. Yewe cyakoze ntabwo tuzatinda ntabwo tuzagusenga turebe ko ari Imana ikora n'ukuri sibyo? Ntacyo nzabakingurira. Ejo saa 11 nzamageza mu bazazana na pasiteri. Nta kibazo ndahari ubwo nzabakingurira. Saba ukomeze wihangane nyine ngo n'usemana. Njyewe nta kibazo mfite, ikibazo gifite musaza wawe. Njyewe se ko nabaye boss hano. No kubona uje no kubona umuntu wamugaragaza agati kutuza kugira ngo si ikibazo. Ariko byo ni ikibazo ntago wamenya ko ari boss, yarahindutse. Yamugize ipanci so ntabwo niwe usigaye akora akazi kose ka hano. Nose ubwo umugabo ukora koko. Akanamwoza ibyo amubwiye byose. Yamugize cishwa. Ni cishwa hayi. Baba we shamwene mama ragoba ariko nta kinanira Imana rero tuzoze n'umukozi w'Imana dusenge tureko ari Imana iko nari nsigaye nsenga byatari ko yatumye njya gusenga pe kigerageza n'ikibi. Okay. Ubwo rero reka ahubwo mve kuri telefone atayinsangaho. Wamuganisha no yagutwika. Yanyica kandi yarambujije kuguhamagara. Yewe utunasiba ko twavanye ko. Ndaje ngite mbivanamo. Sawa sawa nakoze mama. Ntabite umva nta mwanya uhari narapfuye nashize Imana ishimwe kunje ndarezora bwo mumanga mbaye ngwashimwe konje ndakundi ihanga nabona bamubyibushye ntari waza sigaye yemera ko urya urye ko ndarya ariko ayiwe kanyibe hatadusanga bani n'ubwira nande ariko ubwo nuko bankibije Betty we twagenda murebe se mubyutsa ze asubira kwihuta twanze oya ntabwo wasubirayo umva yewe nuko bimeze rero nuko ngira hanya mbona barankimbije sikundi uzi muti ahantu heza namwe mwagombye kugenda kugira ngo nabakene bagende bahora ni iki mugore yaraje ageze mu bintu byose arabiduruvanganya arabivangitiranya ko bara niko bamera ko bamera yo tabayemo imbaraga z'Imana no gusenga Rafe twagusuye nasa ntabwo ari umugore aho neza turabukabuye ya yarindi mandi cyumba makuru yanjye amakuru ni meza ntabwo mumenye yitwa Pastor Jean Marie ni pasiteri wanjye hari umuvandimwe tuvuye gusura utuye muri ibi bice twari twaje kumusura no kumusengera yaramaze iminsi avuye kwa muganga ndavuga ni kance mu rugo mbasuhuze n'ubundi nta kintu tukora nta kibazo musengana
Iyo ngiri pasiteri wanjye ni mushumba wanjye. Yambaye neza. Murakoze cyane. Ya nkuko bivuze ni Pastor Jean Marie. Tugenda tuvuga ubutumwa bwiza ahantu hose hagiye hatandukanye. Wowe muvuga ryari? Ya nyine tugenda tuvuga ubutumwa bwiza ahantu hariho hose. Ubutumwa bubi muvuga ryari? Oya nako cyo tuvuga ubutumwa buba abakozi b'Imana. Oya tuvuga ubutumwa bwiza. N'ubu nabwo ngira ngo turi kwihuta ngira ngo na twasenga. Twasenga na gatoya. Hanyuma tukitara ntacyo twatwanze guca. Ikibazo gusenga. So muvuye ntabwo mwasenze. Ngo twasenze ariko twasengeye ntabwo twari turi ntabwo twasenze twasenga hari ikibazo se. Nuko gusaba umugisha byenye twigenda bo muri abo dutinda ntabwo tuje mu bintu bibiri. Umugisha. Ndawufite. Nibyo nyine rawufite ariko ni twagusengera nyine umukozi w'Imana akakwatura amagambo meza. Umu bigende biteze. Wirumva twebwe nyine cyangwa se ndasinanamuvugira cyane ariko nk'umuntu w'umukristo ageze ahantu bakamwakira ahita basaba. Ntabwo tujya tugenda tudasaba. Ntabwo wagera udasenze birumvikana. No gusenga biraro. No gusenga byoroheje ntabwo ari ibintu birebire ntabwo tuje kubwiriza cyangwa kugira gute nuko twari twaze kuja ku rugo. Nimba nabishaka se. Masenga. Izina rya Yesu. Ko nimba ari byiza twasenga. No lazima nimangaliba. Imbaraga. Uiteka Mana yacu. Turagushimye turaguhimbaje mwami. Uri Imana ya nyiribihe. Uri Imana yacu bwite. Mwami nawagukoreye ngo yikorera amaboko mwami. Aka kanya ndi imbere y'ubwiza bwawe ndi muri ino ngando ndakwinginze kugira ngo imbaraga zawe ziboneke aha hantu. Amavuta yawe mwami aboneka aha hantu mw'izina rya Yesu Kristo. Raribaniza niba ngariwa niba silva la bimeni kile sante no karemo fokia. Oli niba ngariba. Haleluya. Asali mangasi bali bala. Imbaraga n'amavuta. Vamubwire. Umusaza wawe afite ikibazo. No asasini ba. Sasa we yararoswe. Yarabivuze. Imbaraga n'amavuta mu buzima. Nari kuvuga niba. Izina rya Yesu. Akose sister. Musaza we baramurose. Baramuhuritse. Ndi wandoze ngende muzima ariko ndi wandoze. Hano hari umugore. Uriya mugore yaramuhuritse. Ajya mu bapfumu bamuhaye imiti. Aragiza nimwe yishyira ku muryango wa portail. Inda yanyagiza hano imbere. Yamugize ipanchi. Mukwiriye amasengesho muri uru rugo. Hakwigisha. No azani mangani. Umugabo ngana gutya n'ukoze umugore ibirenge. Aramukoropesha. Azabibwiwe niki? Imana yabishuriye. Sina gukora kuzima ni pasiteri arerekwa. No rese ni manga sariba ni manga. Baraguhuritse we bakugize ikijujumbwe. Nta kintu kitekerereza ubwawe. Ubuzima bwawe gutya buri kuzimu. Ubuzima bwawe niho babujyanye. Nukuvuga ngo uyu muntu mubana hano ntabwo ari umuntu. Ira ni shitani. No azalimanga. Yaje ashaka imitungo. Mu minsi iri imbere nariza nimanga arashaka ko mujya mu murenge. No azalinyimanga kugira ngo zarabanima.
iyandikaho imitungo yose no azana ibanga. Niyo mpamvu Roro Aminima yirukanishije mushiki wawe. Shase mu byumva yajyaga no kubyumva Agahari naho hari meze nk'uri kwivugisha. Umuntu uzamuzane kuri church ukeneye icyo bita deliverance. Yakarashika se nibimenya iramwumva. Uzashaka buryo ki umuzane kuri church ku wa gatanu mu cyumba mukore icyo bita deliverance. Iyo baramuhiritse ibintu byose nuva nta kintu gitekeza ubwenge bwe bufite gutya. Umva wa mugabo nakwihoreye kuva. Sister please inawa muza ibintu byose muri kumbwi cyangwa ari muri babandi baza kundunguruka hano. Yabwiwe n'iki ko nkoropangira gute? N'umukozi w'Imana no. Umukozi w'Imana. Kese turabashitani. Oya ntabwo muze kuri shitani ariko afite imbaraga z'Imana rero. Ni mwumvire mu nzu rero. Ni kuvuga ngo niba ari kuvuga hagariwe afite ikindi kintu kimukoreramo. Utanyinjira mu buzima mugabo. Urabona ari cyo mbaye muri inzu yanjye. Musanze ameze neza. Nina ari kuvuga umugore wanjye umugore wanjye muramu. Nina rakuroze sinagumvisha kuko z'Imana. Kandi se nabaye turabona ari kintu mbaye. Ubwo sinagavuze ko bagubiri ngo bagukoropesha. N'umugabo baramukoropesha. Nkaho uri umuntu. Niyo nakoropoze si wanjye. Cyo birabare. Ubwo bakoye bwinshi. Munsokere mu nzu mumvire. Ase waretse akagusengera. Nagende marimanga sibyo nibiki. Inzu yanjye. Se waretse akagusengera. Sister please urabizi wagiye tumeranye nabi. Ese umugabo kuhanga. Waretse akagusengera ko. Zamuturishe. Nizana. Sabaye nta. Undiza muzana nabatumye ngewe. Nigeze matumira. Sabora ngo marimanga.